twagomye kuba dutukana ko twari imbobo neza nimwe mwabaye imbobo ryane nsanga ngo nibana ngo ibimoje ahubwo baze bidekarare. Hari abantu nshaka gusoza n'ubundi nifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Ndabizi ko nubwo baba badakurikirana inzira y'ukuri abayikurikirana bazababwira. Mama umwe nkunda cyane witwa Pastor Mutesi ndanamusuhuje. Kandi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Inzego z'umutekano, polisi, gisirikare, ribu, mwese tubifurije Noheli nziza. Ndifuriza umuvugizi wacu w'itorero rya ADEPR cyane cyane umugore wese usoje umwaka ari pastor. Twongeye kubaha ikaze bakunze inzira yo kuri TV aho muherereye hose hatandukanye ku isi, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, mwese mugubwe neza. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umubyeyi nk'uko musanzwe mumenyereye, ni mama Fabrice. Tumuhaye ikaze, yambaye neza, arakeye, yambariye Noheli. Amakuru yawe mubyeyi? Meze neza, mwese ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Noheli rwose twayiteguye, twifuje kwicara kuri inzira y'ukuri TV kuri uyu mugoroba ngo tubabwire ngo mwese Noheli nziza. Ntabwo twirengagije abitagendekeye neza, ntabwo twirengagije abatafite ubuzima, ntabwo twirengagije ababuze ababo, ntabwo twirengagije abari kurira kuko byose bibaho, ariko hariho n'abari guseka. Kandi mwese twifatikanije namwe tubabwira ngo uko kose byagenze, gahunda no kwihangana kandi no gukomera. No gukomera ukikomeza, muri make ukifunga. Noheli ikwibutsa iki? Noheli inyibutsa ivuka rya Yesu. Ariko cyane cyane nubwo tubivuga ngo ni ivuka rya Yesu, ni anniversaire, ingaruka mwaka y'ugora twibuka igikorwa Yesu yakoze cyo kunyura mu mwari Mariya, kunyura mu muntu akanyura mu mukobwa nkuriya. Twavuga wenda wo mu gisekuru giciriritse, twavuga wo mu bantu boroheje, akavukira horoheje kugira ngo natwe twari tworoheje tubashe kumugeraho. Umva wabyambariye, duhuye rwose wabyambariye, navuga ni nanjye ntago ndi bugene nagufirimye, nta kintu ubwiye abadukunda n'inshuti zacu. Uyu munsi rwose niriwe nabyiteguye, niriwe mu bana, niriwe mu rugo. Ngize umugisha nyine uko inzira y'ukuri isanga mu rugo. Nsanze mu rugo, musanze njye n'abana turi mu busabane, twese twambaye zino ngofero, turi kwibuka ivuka rya Yesu, ariko cyane cyane dukurura twibuka ab'Imana yatugizeyo byo inyuze muri Kristo ari we Yesu. Amen. Mu buryo bwo kuvuka, mu buryo bw'imibereho ya Yesu, twasabanaga twibukiranya uburyo bwo kugera ku rupfu, ari naho twakomotse cyane cyane mu rupfu rwa Kristo, hanyuma no mu muzuko, kuko uwapfuye akazuka abasha kuzura ibindi byose byaba bipfuye. Ese ko hari abantu batemera Noheli? Ego, abo ntabwo twabaciraho iteka kuko bafite imyemerere yabo. Buri muntu wese n'imyemerere ye, kandi ngo mwitorere, ngo buri muntu mwitorere abo wejejwe muri ryo, shutiwe kwiganyira kuko urahabwa imbaraga nshya. Hari umubwiriza butumwa yaje kuvuga ngo bajye bubaha abantu aho bagiye bayobera. Si no kuyoba, wo kumwita umuyobe kuko ari igihe ariko kuyoboka kwe. Irigari ibyo twita use ibyo twahoze twita ubuyobe, uyu munsi none ni harimo ibigenda ibyo twisangamo. Irigari ibintu bimwe ukwiye gutekereza, kuko iminsi igenda ishira ihita. Hari ibintu bigenda bikuzaho, hari imyitwarire, hari imibereho, hari ubuzima buhinduka. None se ubu mama Fabrice wo muri 2000 niwe mama Fabrice wa none? Ubu babanzaniye mama Fabrice wo muri 2000 mwese mwakumirwa. Hahindutse iki? None hahindutse iki? Narakecuye. Warakecuye? Narakecuye. Nawe mama Fabrice nyine witonda, ugira isoni. Muri icyo gihe na soni nari gicamuke muri 2000 hari danje, ariko kandi mukwiye kwemera impinduka iba ko umuntu wese. Niba ngombwa ko umuntu avuga yifashe neza, ukwiye kubyakira. Niba ngombwa ko umuntu avuga yitonze, ukwiye kumenya ko nawe iyo Mana ayifite. Niba ngombwa ko umuntu avuga cyane, nabwo ubwo ni iminsi yo kuvuga cyane, kuko buri gihe n'igihe cyacyo. Rero njyewe ntabwo njya mbyemera
ntabwo njya nemera ko umuntu mu idini abarizwamo, mu icaca abarizwamo, ntabwo njya nemera ko ari umuyobi. Aho yayobokeye niho hamuhaye amahoro, nibyo yemera. Kandi ukwiye kubangamira umuntu mu byo yemera. Icyakora icyo nemera ni kimwe, nuko mu kiganiro mu gihe Imana imumpaye, mu kiganiro twagirana mu buryo bwo kubana, ashobora kugira ibyo akunda byanjye, wenda byo mu idini mbarizwamo, nkuko wenda ibyo muri ADPR bitandukanye no muri Islam, sibyo? Ariko ntago nanone bivuze ngo nkwiye kubangamira umusilamu ngo nuko atuyiziza Noel. Nta nubwo nawe kandi akwiye kumbangamira ngo nuko wenda nanjye niziza Noel. Cyane ko mu basilamu dufitemo abavandimwe, dufitemo imiryango, dufitemo inshuti. Rero ndumva rwose nagakwiye kubona ibi byamubangamiye kimwe ko nanjye bitambangamiye ko atiziza Noel. Uko kubana kandi nibyo birinda amakimbirane. Erega ibi bintu by'aya madini n'amatorero mu ijuru ntabyo bazi. Mu ijuru bazi umukristo wa Kristo kandi wabaye umukristo. Ibindi byose upfa kuba ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ushobora gusanga wa musilamu utiziza Noel ameze nk'afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ushobora gusanga wa murokore, wa mukristo, wa undi twita ngo ni umukristo atarakagera no kuri uko kuvuka kwa Yesu. Tubyiziza tukarya inyama, tukambara imituku n'imyeru, tukambara izi ngofero zibigaragaza, ariko mu mitima yacu Yesu uwo nguwo atarakavukira muri twe. Kuko ikintu nemera Yesu umurimo yashakaga, igishushanyo byavugaga, yego, nuko twemera ko uko kuvuka kwa Yesu, twemera ko hari ibindi bivuka muri twe, twemera ko hari ibindi bintu byaba bishya muri twe. Kuko uwo yavutse ari umukiza, yavutse ari umucunguzi, kandi yavutse ari igikomangoma. yego. Rero abamwemera twese tuba tugabanya uwo mugabane. Rero niyo ntego, kandi nanone yashatse kugira ngo umuntu wese amwisange mamugereho. Kuko niyo yarananiwe kujya kuvukira mu bitaro bikomeye nka Roi Faisal n'ahandi, ariko ajya mu kiraro cy'inka bariho bamubyarira. Kandi byose byari misiyo y'icyamuzanye ku isi. Yego. Kuko iyo turebye tubona jambo yahozeho, kandi byaremwe byose byaremwe nawe. Bivuga ngo rero w'icyo yakoraga ku muntu byari kugira ngo yegerezwe umuntu ku rwego abaho atwegereye kuruta uko imyambaro twambaye twegereye. Njye niko nakira Yesu, ni nako nirivuka turi muri anniversaire, ingaruka mwaka, ni nako mu mutima wanjye bimerera. Mba numva hari umurimo kuri uyu munsi Yesu yakora, mbese muri njyewe nari imibanire nari mfitanye na Yesu hahindutseho iki mukuru uyu mwaka nongereweho. Kuko ni umwaka nongereweho w'amahirwe. Ese muri njyewe mu mitekerereze yo kuvuka kwa Yesu hahindutsemo iki? Ariko uko Yesu agenda avukira muri njye mu myaka tumaranye, uko iminsi igenda ishira, hari impinduka ihora ibaho. Wenda gatoya nayisangiza abantu. Nk'impinduka yo mu mibanire. Hari igihe ubana n'abantu ariko ugasanga watagangariye muri bo. Urugero, ukaba uri inyungu y'abantu, abantu muri make abantu bakukoresha utarakagira uburenganzira bwawe kandi uriho, uri na mukuru. Ariko uko iminsi igenda ishira, uko imyaka ishira, uwo mu anniversaire ibaho, ugenda witekereza ubundi nakora iki kugira ngo mbuwe abantu bakeneye, ariko mboneke nkenerwe n'ab'ingenzi. Kuko buriya mu bantu bose bagukoresha, mu bantu bose mubana, harimo n'abatari ab'ingenzi piyo. None se iyo umuntu arizarizwa n'abandi n'abantu, uzi ko hari ibihe byabayeho umuntu akajya arira ukajya wicuza, ariko n'umuntu ujya w'ingenzi yakuriza. Ndabyemera cyane 100%. Ariko noneho buriya hari n'umuntu ukuriza wageraho ngo kanahora ukavuga ati ntako atanageze imyaka maranye. Natwe dufite twebwe dufite n'ibyago byaho twabanje kunyura hakonsomye ubuzima hakabuhindura ukuntu. Yewe n'umuntu w'inshuti yanjye wese musaba kwihangana, kuko hari ibintu byo kunyihanganira nanjye nzi. Na Papa Fabrice njya bimubwira nkamubwira niyo mutware wanjye nubwo tuvanye munsi y'ikiraro, karagiteri si zimwe. Kandi ntabwo uzigera ubona umuntu wera de ufite ibyo ukeneye byuzuye. Cye nabonye mu kubana ari ukwihanganira. Ariko icyo mushatse kuba cy'inyungu y'abantu, no kuvuga ngo hari igihe abantu banezezwa no kugukoresha mu nyungu zabo bwite, ariko utazamushaka ngo mubone. Kandi uzi ko abantu babaho, babaho bakunda kubaho ubuzima bumeze nk'ubuhakabtu. Ariko ndashimira Imana, nshimira n'igihugu cyacu cyiza. Urabona system iriho y'uburyo ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwubakitsemo, ni uburyo bwo gusanga umuturage
usanga umuturage akava muri biro akamusanga muri karitsiye akamusanga hatuye akamenya ko uyu muturage afite amavunja, uyu muturage wenda arana n'ihene n'urugero akamenya. Urabona ni systeme nziza yari ikenewe kandi umuturage yari akeneye kuko buri muyobozi abaho kubera ko umuturage ariho. So rero nanjye hari ikintu kimwe nicaye ndatekereza ndavuga niba mfite abo nsanga nkaba mfite abankoresha mu nyungu zabo, ngiye bansanga ryari, ngiwe mu buzima bwa buri munsi mukene mbakenera ryari. Yego. Ariko uko iminsi igenda ishira nibwo ugenda ubona abantu Imana yagusigarije, abantu bawe, abantu ukwiye gutindana nabo. Ndifuriza umuntu wese ukurikirana Inzira y'Ukuri TV ndetse n'uzakurikirana kino kiganiro usengere abantu b'umumaro ku buzima bwawe. Wa muntu utazakuriza, wa muntu utazahora wicuza ko mutandukanye. Biyo uzi ko hari umuntu mutandukana nawe ukicuza, kandi ntabwo ari twe bibayeho gusa. Buriya no mu gihe cya kera mu isezerano rya kera byigeze biba ku mugabo umwe twa Abraham. Imana yasanze Abraham mu bice 12 umurongo wa mbere tangiriro, amubwira ngo Abraham uva mu bigirwamana bya Sotera. Imana rebye ukuntu afite ibyo afite courage yo kwanika ibigirwamana bya se abyanura, ari indushye ariko atazi n'ibyabamo. Imana imurebye imone yamubyaza umusaruro. Regarana Imana banje kuturebera kugira ngo tugire abangaba turibo. Noneho rero ngo imuramusanga iramubwira ati rero Abraham icyo ngukeneyeho ni ukuva mu bigirwamana bya Sotera ukaza tukagendana kandi ukaza nkakwereka inzira uzanyuramo. Ndamubwira ngo kandi nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha, uzakwifuriza umugisha nawe nzawumuha, kandi n'uzakuvuma ndabizi ko barimo mu nzira uwo nawe nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzawumuha ariko n'uzakuvuma nzamuvuma. Hanyuma rero ngo Abraham arabireba yumva ayo magambo ngo aramuryohera. Mbibutse ko Imana ibwira Abraham ngo izamuha umugisha, ntabwo yigeze mwereka amazu nk'aya ngaya dutuyemo, ntabwo yigeze mwereka imyambaro duhinduranya buri munsi. Yavuze ijambo ryitwa umugisha, ariko Abraham yumvishe ijambo ryitwa umugisha navuga ati guhinduka umugisha no kwakira umugisha ngo bimutera gufata umwanzuro. Bibiliya iravuga ngo arangije ajyana nawe, arahaguruka ava mu bigirwamana bya Sotera yumvira Imana aragenda. Ariko Bibiliya nuyisoma urasanga bahakubwira ngo na Loti ajyana nawe. Loti ninde wari umuhamagaye? Yari yumvishe iki? Ko Abraham haguruka yumvishe ijwi, Loti yumvishe iki? Aho hantu rero dufite abantu tugendana nabo, sibyo tugendera kuri mapu y'Imana. Hari ibintu tuziranyeho n'Imana, hari ibintu twahagurukanye n'Imana ivuganye natwe, hari umuhamagaro twicayemo. Ariko kubera ko byabaye ibintu buriya kubera ko Mama Fabrice birimo nanjye mbigiyemo byakwemera, ntago umugisha Mama Fab ari kimwe n'uwawe. Nta nubwo ijambo Imana yavuze ari kimwe n'iryo yakuvuzeho. Impamvu ukwiye kwitonda, ngiye hari ibyo nakora singira icyomba, ariko hari ibyo wakora ukarara upfuye. Nukuri pe kandi uko nukuri kose. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki, ni uburyo Loti na Abraham bageze mu nzira ijwi ry'Imana riraceceka. Abraham akubitana n'ikosi ryo kumva ijwi ry'Imana ricecetse. Yibaza icyabaye, ahubwo ngo agahorana mu ntonganya, ubundi arahana Imana itaba. Abantu bahora batongana Imana nihaba, kandi ndi kubabara muri iyi mihanda hari intonganya. Kumva abantu ngo ni abasitari, ngo ni abantu bamenyekanye, umuntu akicara kuri kamera kuri TikTok agasebya mugenzi we akamutuka. Ako buriya mu minsi mu maranyo wabuze ikintu kiza bamuvugaho. Ubundi si ibyo ngibyo bitari byiza kuri Mama Fabrice wabyore. Erega urabyandika kandi nge mbizi kukurusha. Abo bantu Noheli bavukiremo. Nukuri Yesu avukire mu mitima yabo. Hari abantu maze iminsi nkubikirana kuri ya mihanda. YouTube tuyita imihanda, kuri TikTok tuyita ku mihanda. Bana mbona imihanda yarabanyereranye. Kubona umuntu umugabo wameze ubwanwa ahangaye undi mugenzi nawe ufite ubwanwa. Barabwirana ibintu biremereye. Undi akasubira no kisobanura nawe akamubwira ibindi, umuntu agatuka undi ibintu bitabaho. Naravurebye ndavuga ariko ntitwanagabanyiriza riba akazi, ntitwanagabanyiriza inzego zacu z'umutekano akazi. So rero icyo nashatse kuvuga ni kimwe, buretse no kwiyubaha ni mwubahane n'akazi mukora. Ntabwo ari twe twakagombye kuza kubibabwira, nitwe twakagombye kuba dutukana ko twari imbobo. Neza nimwe mwabaye imbobo ryari? Hari abantu muri iyi mihanda mbona bavuga ibintu nkibaza igihe babere imbobo kikanyobera. Nawe herutse kuri iyi mihanda batubwira twavukiye heza, twavutse gutya. Nsanga ngo nibananywe ibimogi, ahubwo baze bidekarare ubuyobozi bwacu bwiza bufite umunyarwanda mu nshingano. Umutungo w'igihugu cyacu ni umunyarwanda. Tuvuze abantu barwaye, kindi kubona inzangano, nkumva ibitutsi n'izina rya Yesu. Kavuga ni Yesu we ukwiye kuvukira mu mitima y'abantu. Abantu bararusha. Kubera iki? Kubera ko abantu ntibaragasobanukirwa agaciro ka mugenzi wawe. Kwiye gusobanukirwa kuko buriya Loti iyo amenya agaciro k'ijambo Imana yavuze kuri Abraham, hagaba yaramuzanyeho intonganya. Kandi ngo abashumba batangiye gutongana nabo ubwabo batangiye gutongana.
Lot agatunganya Abrahamu, kandi Abrahamu we afite ijambo yahagurukanye ariko Lot ntaryo. Baramureba baramwitegereza ati noneho rero ibihugu bibiri biri imbere yacu, hari ikiburyo hari ikibumoso, hitamo aho ukwiye kujya, aho usiga niho ndajya. Kuko Abrahamu yari yisobanukiwe, undi hari ibintu tutabamo. Si umuntu agiye kuri gutanga comment yo kugutuka kuri YouTube nawe ugiye gutukana nawe, no. Ngiye buri kibazo sinyigirana n'umuntu watutswe kuri YouTube, ahubwo ikibazo nyigira ku muntu ugiye kwisobanura. Nta na rimwe numva umutima wanjye unyemeza ngifite ubwenge buzima cyetse muncomoka, kandi sineganya ko buzancomoka. Nta na rimwe neze kuzaza kwisobanura kuri iyi mihanda ngo nyine murumva ngo byagenze gutya kubera iki. Ndaguhereza umwanya w'ubuzima bwanjye kubera iye mpamvu. Sobanura uko ushaka kuko urambonye, iyo nakwiyereka ntabwo ubunze. Mvuga y'ibyo ushaka, wandika ibyo ushaka, kuko ni igihe cyawe, ni nawo mwanya ufite. Hari mama umwe nkunda cyane witwa Pastor Mutesi, ndanamusuhuje kandi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. By'umwihariko kandi abayutubers mwese mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ariko ndamukunda, nkunda amagambo ava muri we. Yego. Yigeze atanga akagero karamfasha, reka nanjye ngatanga. Yaravuze ngo umuntu umwe yari ari koga, ngo noneho ngo mu gihe ngo ari muri Nyabugo ari mu mazi ari koga, kwa kuntu umuntu ajya mu mazi akoga yakuyemo imyenda, umusaza aturuka iriya ngo abateruye imyenda yarirukanze, ngo wa muntu hava mu mazi aramwirukankana, ngo ababarebaga ngo ntibamenye umusaza arinde umuzima arinde. Yego. Yaravuga ati ndakwinginze ntukemere ko umuntu udafite icyo ahomba aguhombya. Yego. Hari abantu badafite icyo bahomba mu buzima. Hari abantu badafite icyo bahomba, bapfa kuvuga ibyo babonye. Umuntu wese uzanyumva ku ikoranabuhanga, umuntu wese uzanyumva kuri YouTube, ntazigera yumva igihe cyose umutima wanjye udahamye ineza y'Imana. Nzahamya ineza y'Imana, mpamye ubuzima bwanjye Imana yampaye, none mpamye ibyo kugira neza kw'Imana naboneye no mu bandi no muri Bibiliya. Ibyo nibincirana nzasubira gusenga, buri Imana izanyuzuza ibindi, ariko kandi by'ingenzi sikeneye. Naho ibyo kuza hango runaka yakoze ibi ngo runaka, uwo mwanya w'ayo matiku dukwiye kurenga umwanya w'amatiku. Rero icyo nashakaga kubamenyesha ni kimwe, nuko Yesu agifite akazi, ni nayo mpamvu tukiri muri anniversaire. Kuko hari imitima kwiriye kongera guhura nayo. Yego. Hari imitima ikeneye Yesu. Nawe umaze iminsi ubibona kuri iyi mihanda ku nzira y'ukuri, nubwo wenda tuba dukurikirana buri munsi, ariko mujye munyarukira no ku ma TikTok murebe umurimo Yesu akwiye gukora, kandi mwongere munabwire n'abantu musengera. Ngiye maze iminsi numva afite abantu banteye umubabaro wo gusenga, nkabona nta byishimo. Siko umuntu yemeza akaza kuri iri koranabuhanga akaza kuhakuburiza umunezero, kandi koko n'undi nawe ugahita aza akagaragaza ko yawubuze. Mu izina rya Yesu, ni ukuri kuri uyu munsi mwiza uw'ingaruka mwaka wa anniversaire wo kwibuka ivuka rya Yesu, ndifuriza abantu mwese mutari mubanye neza kubana neza. Mubane neza, rega iminsi ni mike. Uyu mama Fabrice muri imbere yanyu ari gihe nzabacomoka nkigendera. Yego. Kandi ndabinginga mu gihe nzabacomotse mu rwawe iruhande uzabe warambaniye neza, kuko kubana n'uyu munsi, kubana n'uriya mugenzi we n'uyu munsi, kandi n'uwe yanga no kukubabarira, wowe uzamubabarira. Amen. Uko mu rwawe iruhande birivuga ko ukwiye kubana n'abantu bose iki amahoro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mama Fabrice, Imana ikomeze ikurinde kandi Noheli akomeze avukire muri wowe. Amen. Umwaka mushya muhire ku nshuti zawe n'abazagukomokaho n'abagukomotseho n'imiryango uturukamo. Ni ukuri Imana iguhe umugisha, turishimye turanezerewe kandi rwose nakagaruka. Turabizi ko ku nzira y'ukuri udukunda kandi rwose uhozaho, n'ubundi tugukenera tuzi neza kutazabura. Hari abantu nshaka gusoza n'ubundi nifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Ndabizi ko nubwo baba badakurikirana inzira y'ukuri, abayikurikirana bazababwira. Icya mbere ndifuriza umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'umuryango we wose umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Yego. Turanezerewe nk'abanyarwanda uburyo muhora mutureberera. Nimugoroba narindi mu muhanda, saa sita z'ijoro zageze ndi mu muhanda kubw'impamvu y'umwana wawe utari umeze neza, ariko narebye inzego z'umutekano, ndeba ukuntu hestaye inzego z'umutekano muri iki gihugu hirya no hino. Mu by'ukuri nanezerewe, ndavuga ngo ibi byose turabikesha nyakubahwa umubyeyi wacu Paul Kagame. Tukwifurije Noheli nziza
n'umwaka mushya muhire wa 2026. Imana izarushaho cyane kuguhishurira, kuko tuzi ko n'ubundi ibyo ukora byose bikora mu ihishurirwa ry'Imana. Imana izarushaho kuguhishurira ibyo abanyarwanda dukeneye, yaba rubanda rugufi, yaba abari hejuru yacu gato n'abakomeye, bose Imana izarushaho kuguhishurira. Kandi abandi n'ubundi nizo nzego z'umutekano, ubuyobozi bwose, biro nyobozi yose, ndabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Kandi ngarutse kandi nanone kuva ku isibo kuzamura, mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Muzarushaho kugwiza ubwenge bw'Imana, muzarushaho kunoza imikoranire ndetse n'abaturage mureberera buri munsi. Imana izarushaho cyane kubana namwe mu buryo bwo kugira ngo tunezezwe nuko muri Imana yaduhaye, natwe mujye mutubona nk'impano nk'abanyarwanda hirya no hino, kuko ibituvuna ni byinshi ariko turabizi ko muhari. Inzego z'umutekano, polisi, gisirikare, ribu, mwese tubifurije Noheli nziza, umwaka mushya muhire. Tujya tugirana imikoranire myiza mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge, mu matransit, mu magereza atandukanye. Rwose nanjye nifuje kwicara hano ku nzira y'ukuri mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Kandi nkuko uyu myaka itambutse yose Imana yatubashishije tukarwanya ibiyobyabwenge bikaba bigeze kuri iyi level biriho, turashima Imana ko hari ahantu bigeze kubw'ubuyobozi bwacu bwiza bwahagurutse muri biro bugasanga umuturage hasi hari yatuye muri quartier, mu midugudu, mu masibo. Mu by'ukuri turabasaba ko muri uyu mwaka wundi twinjiyemo mwazarushaho kunoza cyane, mukanoza cyane, nubwo munoza ariko muzanoze cyane uburyo tubabonamo, uburyo hahandi hose tubakeneye tubabona. Imana y'umwijuru ibahe umugisha. Kandi abandi nifurije umwaka mushya, ndifuriza umuvugizi wacu w'itorero rya ADEPR, rwose ndakwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe ndetse n'umwaka mushya muhire. By'umwihariko abapasitoro mwese mwatuyoboye, abatuyoboye ubu, cyane cyane umugore wese usoje umwaka ari pastor, rwose ndabifuriza Noheli nziza. Abadamu bose b'abashumba, abadamu bose b'abapastor basoje umwaka rwose bashyizweho umusaraba nk'abagore, ndabifuriza umwaka mushya muhire. Ayo mavuta muri Imana izabashoboze kuyakoresha nkuko ibizeye, kandi ukuboko kw'Imana kwiza kuzabashyigikira. Kandi gusa ntago ari mwebwe, n'abandi bose, ba mwarimu Damascene, ba mwarimu Minega, n'abandi babaye abapastor, babaye abashumba bacu mu basoje umwaka binjiye mu gipastor, mwese turabifuriza ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuzabakingirize, kandi rwose ukuboko kw'Imana kuzabashyigikiye muri izo nshingano. Ndifuriza umwaka mushya muhiro hirya no hino, aba bishop bagiye bankoresha, abashumba bagiye bankoresha, aba PF twakoranye mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge, abahagarariye Compassion, abo muri AER, mwese ndabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Kandi ukuboko kw'Imana kwiza kugiye kubahuza n'imigisha yanyu. Cyane cyane turabifuriza uburame, kuko tuzi ko muri Murama hari ibintu byinshi cyane muzagezaho igihugu cyanyu cyiza, imiryango ndetse n'amatorero n'amadini mubarizwamo. Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Murakoze cyane. Amen.